Hello guys, welcome again. Iyi ni iga code, ni channel izajya bafasha uburyo ki mwakiga web design mu buryo buboroheye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Session y'uyu munsi tugiye kureba uburyo ki wakoresha medias muri HTML page. Ubwo medias ni ukuvuga images, ubwo ni ukuvuga videos na audios. Hano nk'ibisanzwe tugiye kubanza dukore folder turi buze kwifashisha dusavingamo izo code zacu. Ukanda right click hano kuri new folder and let us call it media and then hit enter. Then after you have to scroll on your folder, then right click ujye kuri show more options kugira ngo ubone open with code. Yego, ubona ko iyo folder yanjye irahari. Hano guys, ikintu cya mbere hano ugomba kumakinga sure nuko ino folder yawe ugomba kuba irimo iyo foto ushaka kuba wakoresha. Umakinga sure ko iyo folder yawe irimo ifoto, video ndetse na audio ushaka gukoresha. Ubwo njyewe reka nze mfungure ishyiremo izo audio n'amafoto nshaka gukoresha. Video yanjye ahantu savinze ni urugero, ngenda ndashyiramo utuvideo tubiri. Ndashyiramo utuvideo tubiri, for example let me choose video ndi bukoreshe kugira ngo website ize kuba isa neza. I'm gonna choose yes, I'm gonna choosing this one. Na audio, go audio, I'm gonna choose maisha magumu. It depends on your choice, you can choose whatever you want. My song, this one, and copy it so that I can paste it in my current folder, which is media, and paste it. And let me search for some images. I'm gonna look here. I know where I've saved them. Okay, for image I'm gonna using this one and this one. They are enough for me, but you can choose whatever you want. Hano ufite guhitamo ama images ushaka. Login kanishyiramo ni ngiyi. Sorry, okay. Hano ubwo nasoje. Icyo ngiye gukora, ngiye gukanda right click kuri ya folder yanjye, then more options, nze kuri open with code kugira ngo nyifungure. Urabona ko ama video yanjye hano n'ama audio arahari. Ikintu ngiye guhita nkora, ndaza hano kuri add file yanjye kaza nyite media.html, then nkande html nk'ibisanzwe, bitembe html5. ubwo hano cyo mpindura ari no title kugira ngo bizabe biri user friendly. Ekazo nyite iga code media. Then hano kugira ngo ubashe kuba washyiramo media, ugiye guhera kuri image. Kugira ngo ubashe kuba washyiramo image muri website yawe cyangwa web page yawe, ukoresha tag yitwa img. Ntabwo iri paired, ni single tag. Andika img, ukandika source src, bikaza kuvuga source ahantu iyo image yawe iri. Image yanjye kaza nshyiremo yitwa gutya, ashyiremo yitwa gutya, copy and then paste it here.
umaking sorry yes paste it here, umaking sure ko ufitemo .jpg, then ufunge tag yawe. Reka tuviewing iyi ngiyi turebe icyo iduhereza. Wivuinga nta kundi, reka tuze muri ya my media folder, then nkande kuri media. Urabona ko ifoto ihise izamo, you can see it guys. Hano ikintu dusigaje kureba, yego hano ikintu dusigaje kureba ni ukureba se kuki ino foto ije ari nini. Cyo kintu gisigaye, kuki ino foto ije ari nini cyane. Ubwo tugiye kwa adjustinga width and height y'ino foto kugira ngo ibashe kuba iri nyine iringaniye idakabije. Okay, ubwo ukuntu tubigenza, reka tuze kwa adjustingaho width. Nta bikaze, turaza kwandikeho width. Shyiraho width ushaka, reka width tuyihereze 250, sorry yes 250, na height tuyihe 250, izabe iri square. Ni dusavinga tukaza refreshinga hano, ubona ko ifoto yawe ihita ihinduka. Kugira ngo urabibona ko ifoto ibashe kuba yaba nziza. Ushaka wanagabanya ugashyiramo 220, ugashyiramo 220, height tuyigabanye tuyigire 220, urebe ukuntu bihita bigenda. Saving then refreshing, urabona ko ifoto yawe ibaye nziza. Ikindi reka tubashe kwashyiraho indi tag y'indi foto, kuko mwabonye ko njye mfitemo amafoto abiri. Turaza n'ubundi ni img nk'ibisanzwe, source src, then tuze ino foto yawe yindi yanjye yitwa login ntabwo bigoye, kaza mbyandike .jpg, then kaza nshyireho width yanjye, width 250, ndetse height nandikaho 220, then saving, nze refresh. Ubona ko iyo foto yanjye ihise iza. You can see it guys, you can see it. Ushaka hano kugira ngo tubase izi foto zitandukane mu kuntu, twashyiramo umwanya space. Ushyiramo space, wandika and nbsp then semicolon, ugashyiramo and nbsps nyinshi bitewe na space ushaka. Kongereho indi, reka twandike saving ibi mubone ukuntu biza kuba bimeze. Urabona ko space irahindutse, kongereho indi and nbsp, dushyireho indi and nbsp. Izi zirahagije, sorry yes, izi zirahagije. Urabona ko space ibaye nini byo bugaragara. Guys, hano kugira ngo babashe kuba bashyiramo ifoto muri html page yawe, ni tag wifashisha mu bijyanye no kwa adjusting iyo foto neza, gushyiraho border radius, gushyiraho padding, gushyiraho iki, byo tuzabivuga mu yindi course tuzaba turi kuvuga kuri css. Aho tumaze kureba kuri image, reka turebe no kuri audio, sorry kuri video. Nshyireho br kugira ngo tujye ku yindi line. Then tuze video controls. Iyi niyo tag yifashishwa kugira ngo ubashe kuba wakora cyangwa se ubashe kuba washyiramo video muri html page yawe. Then ugatuza mo hagati muri video controls iri paired, ifite opening na closing tag. Then wandikemo source, dushyiramo src,
tuze hano video mfitemo hano ni iyi, copy izina, then nze ndi pasting hano nindangiza nandikeho type video mp4 then saving, nkore refresh ndebe ibyo ndibuze kubona. Video yaje ariko murabona ko ntabwo uri kubasha kuba yaba displayed. Reka turebe ikibazo gihararikiye guys. Impamvu bitarimo biza hano, nta extension twashyizeho. Extension ni inyuguti eshatu cyangwa enye cyangwa eshanu byaterwa zijya inyuma y'izina rya file kugira ngo zigaragaze cyangwa se zerekane ubwoko bw'iyo file. Hano ubwoko bwacu ni .mp4. Nidusavinga tukaza tukarefreshinga, urabona ko video yacu wabasha kuba wayikina guys. Wabasha kuba wayikina, ariko murabona ko ino video yacu ni nini cyane. Impamvu bidusaba kwa adjustinga size ya video yacu. Ubwo turaza hano kuri video twandikamo width, ikatuyehe size imwe nk'iri ya foto yacu 250, then height nayo 220 nk'uko audio yacu ifoto yacu imeze. Nidukora refresh guys, urabona ko ibintu bihita bihinduka uburyohe gusa kabisa. Ibintu bibaye uburyohe. Ikindi reka dushyiremo indi video ya kabiri. Gushyiramo video ya kabiri nabwo the same. Turaza n'ubundi turaza kwandike video controls. Reka dute twadjustinga na width bitewe n'uko twamaze kubibona. Width 250, height 220, then opening tag yacu mo hagati kwandikemo source src cyangwa se source aho iyo video yacu iri src. Tuzi hano video yacu ni iyi ngiyi movie creator. Turandika copy, then turaza tumara gukora copy pasting hano .mp4, then nidusoza kwandike type iko video then mp4. Guys, with this our video is ready. You can even play it, but it seems like no video ntabwo ivuga. Ni ikibazo cya video guys, ntabwo ari ikibazo cya codes. Kuko murabona ko ndi gukanda hano bigakunda, ariko ni ikibazo cya video nahisemo hano. Ikindi ibijyanye n'ifoto ndetse na video twabikoze, noneho igisigaye ni audio. Gukora audio n'ubundi nk'ibisanzwe, reka dushyireho ino BR yacu, then tuze gushyiramo audio. nabo ni ibisanzwe, kwandikamo audio controls, then tuze kwandikamo source nk'ibisanzwe, then src source src. Tureba aho iyo audio yacu iri. Mfite audio ikora gutya, turaza kaduhitemo iyi ngiyi maisha magumu. Turaza dukopie, turinaming, dukopie izina ryayo,
tuze turi pasting hano .mp3 then type equal audio mpeg then tusavinga tukaza tukarefreshinga. Guys, audio yacu irahita iza. Nimezaliwa katika familia iliyozalauliwa sana, maisha magumu sana yo. Guys, murabona ko audio yacu yaje, karishyemo na audio ya kabiri. Tag ni imwe, tuandika audio controls, then opening tag yacu. Hagati muri izi tag ebyiri, between opening and closing tag, andikemo source src equal tuze indi video dushaka gukoresha. Iyi niyo nahisemo, uhitamo indi ushaka bitewe niyo ushaka gukoresha. Dukopiye tupestinge hano, niturangiza twandikeho type audio mpeg, nidusavinga twaza tukarefreshinga. Urabona ko audio yacu nayo yaje. Guys, murabona ko iyi HTML page dukoze ni page ishobora kuba ya displayinga medias kuri web page yawe wakoze by HTML. Twakoresheje tag yitwa img ifashishwa mu kudisplayinga image, aho kabonye ko agace k'ingenzi muri iyo tag yacu ari src, igaragaza aho iyo foto yawe isevinze, kamakinga sure ko ifite extension y'ifoto jpg cyangwa se bitewe n'indi extension y'ifoto yawe. Iyo extension niyo ushyiraho, then bya height na width byo ni uburyo cyo kugira ngo ifoto yawe ibe displayed mu buryo ushakamo, ariko yamaze kugaragara kuri web page yawe. Ikindi kuri video twabonye ko nayo ni ibisanzwe, ushyiramo tag ni paired tag ifite opening na closing tag. Part ingenzi yayo ni video controls, then mo hagati muri izo tag, hagati ya opening na closing tag kandikamo indi tag bita source, ushyiraho aho iyo video yawe iri, then type video mp4, naho kamenya ko wakadjusting aho width ndetse na height the same to audio, ariko ho width na height urebye nta mumaro, bitewe nuko n'ubundi audio ntago aba ari ndende ku buryo wavuga ngo ni nini. Ubwo muri make iyi niyo web page dukoze yabasha kuba ya displayinga amafoto, audio ndetse na video. Nimba wabonye ko izi course zacu zijya zigufasha, wakora subscribe, ukalikinga, ugatera comment ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe mu gihe wabonye ko ari iby'umumaro. Stay tuned.